bugufi ndi kuri radiyo inkoramutima nsabye imbabazi itorero ryanjye rya ADPR kubw'imyitwarire mibi yanjye yandanze mu myaka yose maze ku isi no kuba ntarabashije kwera imbuto nk'umukristo ukwiriye. Yewe n'umupastori muri ADPR kandi nshingiye ku byo waririmbye giye mu rwego rw'abagenzi mu izina ry'abagenzi banjye genda kubohoye genda kubabariye. Nsabye imbabazi abona hemukiye bose, nsabye imbabazi abona hemukiye, nsabye imbabazi umuntu wese umuda, musabye imbabazi n'ukuri sizongera we. cyane cyane na focusinze kuri ADPR no kwitorero ryanjye umbarizwamo rya Methodiste Libre. Yego kera nabaga muri ADPR ndirimba no makorari yaho biza kuba ngombwa rero ko nza kuvamo baza kumpagarika kubw'impamvu z'imyitwarire itari myiza bari bamaze kumbona. Yego none nanjye rero maze kubona yuko bampagaritse numva ndengana ntangira kurwanisha umubiri n'amagambo, ntangira kuvuga nabi itorero, ntangira kumvikanisha ko narenganyijwe, ibintu bitavugwa n'umukristo nyine nza kwitekerezaho nyuma nsanga nyine narahubutse. ubundi umukristo nyawe akwiye guceceka mu kigeragezo. rero ngiye sinigeze nceceka, narayavuze we ndayavuga koko. ndangije navuga nti birakwiye ko uyu mwaka urangira uriya twari turimo urangira nsabye imbabazi. Patrick najya nkwibarize ni bimwe byanyu by'abahanzi cyangwa you are very serious? Buri ibintu byacu by'abahanzi rero ngewe simbibamo. Ndi umukristo kandi ufite adresse, ufite itorero abarizwamo, kandi iyo umuntu ari umukristo afite itorero abarizwamo burya bari umwana mu itorero. Yego iyo witwaye nabi itorero biraguhinda, mbese itorero riba ari kureba. Yego urumva rero ntago ngiye mba ndi gutwika. Ntago bibaho. Ndibaza kuki wahisemo kubishyira mu gihangano? Buriya kuvuga ari gihe iyo mvuze amagambo menshi cyane buriya yuzura ibicumuro. Ari gihe nisanga nyine navuze ibintu bidakwiriye, noneho narangaje nabivuzemo nkumva nyine ntagihuye nuko wenda nari kubivugamo, ugasanga abantu barambona nabi. Ibintu byo kuganira buriya no kuvuga ku bintu runaka si impano yanjye. Nabishize mu bijyanye n'igihangano kubera ko niyo nganzo yanjye, nibyo nshoboye cyane kurusha ibindi byose nkora mu buzima. Très bien. Patrick, uri kuri mikro zino radio, urongera uce bugufi usaba imbabazi itorero ayo matoro yose ndetse n'abakizo kubivuga mu magambo yawe. Mu magambo make rero buriya ndashaka gutangira umwaka uretse ko naranawutangiye ndashimira n'Imana ko yambashishije. Nciye bugufi ndi kuri radiyo inkoramutima nsabye imbabazi itorero ryanjye rya ADPR kubw'imyitwarire mibi yanjye yandanze mu myaka yose maze ku isi no kuba ntarabashije kwera imbuto nk'umukristo ukwiriye. Nasebeje itorero ryanjye rya ADPR mbasabye imbabazi, muce inkoni zamba namwe mumbabarire. Ndashaka kuba umugenzi ugana mu ijuru kandi mumfashe kugira ngo uru rugendo mbashe kurugenda amahoro. Nsabye imbabazi itorero ryanjye rya Methodiste Libre kubera ko ubu niryo wenda rimeze nk'aho ari ryo riri kundera. Mbasabye imbabazi kubw'imyitwarire mibi, hari igihe rimwe na rimwe bambwira ibintu nge simbyumve, ariko nciye bugufi muce inkoni zamba mumbabarire. Ndi umwana mu itorero kandi nemera guhanwa no gukosorwa, nemera no kumva inama mungira. Nsabye imbabazi imyitwarire mibi yose yandanze ntago izongera kungaragaraho, kandi Imana izabimfashemo, namwe muzakomeze mumbe hafi. Nsabye imbabazi abatuye isi bose, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abanyumva wenda n'abazanyumva ejo hazaza. Nciye bugufi mbasabye imbabazi umuntu wese nabereye impamvu zatumye angiraho ikibazo cyangwa sanyanga, umuntu wese umfata uko ntari, umuntu wese wamfashe nabi. Nciye bugufi musabye imbabazi kuri izi mikro za radiyo inkoramutima. Nciye bugufi
Imana imbabarire kandi namwe mumbabarire. Murakoze. Uyu buhanzi ryari watangiye kuririmba ryari? Natangiye kera, nagiye muri studio bwa mbere. Harya ubundi uvuka he? Mvuka Cyangugu mu Nyarusizi. Hagana he? Kurwayi murenge wa Gihundwe. Harani iwanyu? Umudugudu wa Rwayi, akagari n'Akagatsiro. Muri Gihundwe, abantu bari Gihundwe bari kunyumva bo kurwayi, by'umwihariko abantu bari ku Gatebe hafi aho za Nkanka, za Kavumu. Yego. Imana iduhana umugisha. Wageze i Kigali gute ryari? Nahageze kubera imiruho. Yego. Ariko nagize amahirwe kuba narahageze. 2011 nibwo nageze i Kigali. Yego. Waje uri umuririmbyi cyangwa witangiye? Naje nkora akazi ko mu rugo kuririmba, urumva naririmbaga nkanjye bya bindi by'abana. Yego. Ariko numvaga mfite umuhamagaro wo kuririmba. Ariko nakundaga mu nzu y'Imana cyane. Wabatijwe ryari? 2012. Ubatizwa hehe? Nabatirijwe i Rutongo. Yego. Masoro. Muri Masoro ya mbere muri ADPR. Kuki ari hariya nyine? Nuko ariho nisanze tu. Iyo mu misozi? Yo mu misozi. Hanyuma zo kugera i Kigali gute? Mu mujyi ryari? Ngiye nakandagiye Nyabugogo 2011. Ndavuga uza kuhaba 2015. 2015. Ubwo itorero washyikiyemo ni irihe? Itorero nashikiyemo ni ADPR. Muri paruwase? Ni paruwase ya Gasave. Paruwase ya Gasave. Wakoze umurimo? Yego, nakoze umurimo mugari cyane. Muyahe makorari, muyahe matsinda? Abakundwa na Yesu twarabanye. Yego. Asesa. Ariko hari nandi makorari twagiye dufatanya, buriya Imwendo naho narahabaye. Yego. Muri korari yaho yitwa Holy Aspi nayo twabanye igihe kinini. Yego. Hari korari zigatuna natozaga kuririmba. Yego. Yitwe Benezeri, ni Benezeri. Igatuna ku mupaka. Yego. Nayo twabangiye kitari gitoya. Hari korari yo ku Gasave yitwa Umucyo nayo dufitanye ibikorwa nk'indirimbo twakoranye. Yego. Hari korari yitwa Gosheni nayo yakibagabaga, nayo twagiranye ibihe byinshi. Yego. N'izindi. Ariko korari wanditswemo nk'umuririmbyi wa korari. Abakundwa na Yesu. Abakundwa na Yesu.